Bana b'Imana, dore umugati w'ubugingo. Dore amasomo yo kuwa kabiri tariki 28 Mata 2020. Isomo rya mbere ryo mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, umutwe wa 7 umurongo wa 51 kugeza ku mutwe wa 8 umurongo wa mbere. Zaburi ni ya 31. Evanjili yanditswe na Yohani, umutwe wa 6 umurongo wa 30 kugeza ku wa 35. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Evanjili ntagatifu uko yanditswe na Yohani. Nyuma y'ituburwa ry'imigati, rubanda babwira Yesu bati, ikimenyetso utanze ni ikihe ngo tukibone maze tukwemere? Ukoze iki? Mu butayu basogokuruza bacu bariye manu, nk'uko byanditswe ngo yabagaburiye umugati uturutse mu ijuru. Nuko Yesu arabasubiza ati, ndababwira ukuri koko, Musa si we wahaye umugati wo mu ijuru, ahubwo ni Data ubaha umugati w'ukuri wo mu ijuru. Kuko umugati Imana itanga rumanuka mu ijuru, kandi ukazanira isi ubugingo. Nuko baramubwira bati, mwigisha, jya uhora uduha uwo mugati tubwiye. Yesu arababwira ati, ninjye mugati utanga ubugingo, unsanga wese ntazasonza bibaho, nunyemera ntazagira inyota bibaho. Iyo ni Evanjili ntagatifu. Bavandimwe, aya masomo y'uyu munsi aradufasha kuzirikana kuri Yesu umugati w'ubugingo. Umwana yigeze abaza nyirakuru ati, nyogoku, ko mbona musa na sogokuru, muravukana nk'uko mama atubyaranye na Karina? Cyakora nyirakuru abura aho yahera amusobanura ko ari uko amara igihe kirekire abana neza n'umugabo we. Burya bavandimwe, umuntu umara igihe kirekire mugeraho mugasa mukaba umwe, imvugo n'ingiro ikaba imwe. Muzitegereze n'umwarimu mwiza, burya umunyeshuri aramwigana. Anabyo twumvise mu isomo rya mbere ryabaye kuri Stefano, wa mudiyakoni wa mbere aho Kristo amagambo yasubizaga abishibe, ni nayo Yesu ubwe umwigisha we yavugiye ku musaraba yishyira amaboko y'Imana. Nyagasani akira ubugingo bwanjye. Ndetse nka Yesu, Stefano arasabira abishibe ati, Nyagasani ntubahore iki cyaha. Mu Kilatini ho iyo ushaka kuvuga umuntu mugendana, inshuti yawe, baravuga bati kumupanemu, kompanyo mu Gifaransa, uwo musangira umugati, inkoramutima yawe. Umugati rero ukaba uhuza abantu bakaba inshuti. Anabyo twumvise muri Evanjili ya none, ubwo Yesu yari amaze kugaburira abantu imigati bagahaga, ariko aho kugira ngo bamwemere nk'Imana, bo bakomeje kwibanda kuri iyo migati bamusaba n'ikimenyetso. Nibwo Yesu abasabye ko ariwe bagomba kurangamira, kuko niwe ubaho uwo mugati. Ati, ninjye mugati utanga ubugingo, unsanga wese ntazasonza bibaho, unyemera wese ntazagira inyota bibaho. Bavandimwe, mu mvugo isanzwe iyo tuvuze umugati duhita twumva wa wundi wakozwe mu ifarini n'amazi n'imisemburo. Ariko nanone umugati mu buzima busanzwe uvuga amaronko, imibereho, ubuzima. Nguko gushaka umugati w'abana. Abandi bati korona yakuye benshi ku mugati. Ati korona yafungiye benshi inzira y'umugati. Kimwe nuko hari umugati ushobora gusharira ukabiha. Umuruho wa buri munsi, nguwo umugati w'abarembye, abashavuye, abakomerewe, abananiwe, ab'ingo zigiye guhirimiraho, ibibazo bikaze by'ingutu. Uwo ni umugati usharira. Umugati nanone ushobora kuvuga ijambo uhereza undi, ribi cyangwa ryiza. Hano umugati manu twumvise no mu Evanjili, nka ya yindi Imana yahaye Abisirayeli binyuje kuri Musa. Bavandimwe, nyuma yo kumva agaciro k'umugati ubeshaho imibiri yacu, Yesu arashaka kutuganisha ku mugati wa roho udutungira ubuzima bwa roho. Ni Ukaristiya, ifunguro rya roho, umugati w'abamarayika, umugati w'abana b'Imana, impamba y'abajya mu ijuru. Uwo ni Yesu ubwo twiha, akifuza ko twamugirira inyota tugahora tumusonzeye. Hari umufilozofe witwa Feuerbach wavuze ati, umuntu ahinduka icyo yariye. Muvandimwe, ubwo niba warajyaga wirirwa mu ikabare ukarya ihene indi ziritse, ucigatiye n'agakesi kuzuye, ukima bo mu rugo, ibyo ntibikwiye kwimurira urugo rwawe mu ikabare. Amaherezo wazahindukayo. N'undi mufilozofe Plato nawe ati, mbwira uwo mugendana ndakubwira uwo uri we. Aha, wa wundi musangira umugati, kompanyo. Uwo niwe mwisanisha mu mvugo no mu ngiro. Niba mwirwa mukorana ibibi birabokama mwembi. Niba mwirwa mufashanya mugakora neza, mugirana inama, mugakosorana, mugashakisha iterambere rinyuze mu nzira nziza, mugafasha abatishoboye, mukita ku by'Imana, ibyo bikorwa byiza birabasa, nibyo bibagira. Ariko se muvandimwe, niyo umunsi ushobora kurangira uri mu rugo iwawe, wiriwe wiryamiye, imbavu zanashize, uri gutaka, nta kanya wabonye ko gusenga, ntiwumvise ijambo ry'Imana,
ahubwo wiriwe wirebera amafilime y'urugomo n'urukozasoni, warara ubirota nijoro ngo barakuroze, ukazimura abaturanyi ngo baje gukuroga, baje guterekera iwawe, kandi ari ibyo wiriwemo uri kurota. Ese muvandimwe, wagize ngo ibyo wiriwemo si byo biryo byawe n'umugati wawe? Mubyeyi, ujye ukora umwitozo urebe ku ngengabihe yawe ibyo wakoze ku munsi, uko amasaha agiye asimburana. Aho niho hari umugati wawe, aho niho ushobora gusuzumira umugati wawe, ifunguro ryawe, imana zawe. Muvandimwe, uyu munsi urebe ubwoko bw'umugati wiririrwa urarira, mbese ibiryo byawe ni ibihe? Uzirikane ko Yezu yifuza kukugira inkoramutima ye, akifuza kukurangira umugati w'ubugingo, ukabeshwaho na Yezu. Nguko gukora neza, kwitwara neza, kuba intangarugero, gusenga neza utarangara, gufasha abandi, kugaburira abashonji, gufasha abandi ku murimo utabavunisha, kudacura abandi, gusaranganya n'abandi, gusoma no kumva ijambo ry'Imana. Mbese aho turi muri guma mu rugo kubera iki cyorezo cya coronavirus kitwibasiye, tuhabyaza umusaruro, aho haboneka umugati w'amahoro. Yezu aganze iwacu, mu ngo iwacu, mu mitima yacu. Padiri Masumbuko Ladisirasi, muri zimwe seminari ya Mutagatifu Aloyizi, Diyosezi ya Cyangugu.